Minisiteri y'ubuzima yavuze ko abantu 13 ku munsi w'ejo basanganywe coronavirus mu karere ka Rusizi ni mu bipimo 1033 byafashwe, babiri basezerewe mu bitaro nyuma yo gukira iyi ndwara. Umubare wamaze kwandura coronavirus mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda umaze kuba 24 mu minsi 3 yonyine. Abanduye bose mu gihugu ni 397 barimo 13 babonetse ku munsi w'ejo. Abakize bose ni 271 barimo babiri basezerewe mu bitaro ku munsi w'ejo hashize. Abakirwaye ni 124. Abantu babiri bamaze guhitanwa n'iki cyorezo mu Rwanda. Bipimo bimaze gufatwa muri rusange ni 71 141 birimo 1033 byafashwe ku munsi w'ejo. Minisiteri y'ubuzima yavuze ko abarwayi bashya bagaragaye mu karere ka Rusizi bashyizwe mu kato nabo bahuye bahise bakurikiranwa. Kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu i Rusizi hatangiye kuboneka abantu banduye coronavirus barimo abacuruzi, abashoferi, abatwara n'abashoferi batwara ibintu babivanye cyangwa se babijyanye Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umumotari. Inama y'abaminisitiri yateranye ku wa kabiri w'iki cyumweru yemeje ko ingendo ziva cyangwa se zijya mu turere twa Rusizi na Rubavu zihagaritswe, ahubwo hamaze koherezwa itsinda ry'impuguke mu buzima gukurikirana iki kibazo no gupima abantu benshi bashoboka. Guhagarika ingendo zijya cyangwa se ziva i Rusizi na Rubavu byatangiye mu gihe hari abantu bifuzaga kujyayo cyangwa se kuvayo, ku buryo hari n'abashoboraga gukoresha amayeri yo kujyayo cyangwa se kuvayo. Polisi y'u Rwanda yavuze ko umuntu wese utekereza gukoresha amayeri akinjira cyangwa se agasohoka muri utu turere akwiye kubireka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Commissioner John Bosco Kabera yatubwiye ko abantu badakwiye gucika intege mu kurwanya iki cyorezo kubera ko igihugu kirimo kiratera intambwe nziza mu guhashya iki cyorezo. Yasabye abantu bose bifuza kujya muri Rubavu cyangwa muri Rusizi kuba bihanganye. Uwo muntu turamubwira ko bitemewe, twongeye tubisubire tuvuge ko bitemewe. Nabigerageza tugakorana n'inzego, uwo muntu tukomanye ko yageze hariya azafatwa, nafatirwa mu nzira azasubizwa aho yaturutse. Icyo ni kimwe. Ariko nafatirwa hariya none urumva ko azaba afite gahunda n'andi mategeko yakurikizwa nk'umuntu ushaka kujya amateza ikibazo abandi banyarwanda. Niba biveho nibihangane, wihanganye guma mu rugo. Murabizi ibyumweru abanyarwanda bamaze mu rugo badasohoka, murabizi nanone ibi byumweru byari bishize cyangwa se n'ukwezi kurenga abantu imodoka zitemewe kuva mu mujyi wa Kigali cyangwa zigera mu ntara ubwazo. Niba rero noneho byatangiye bumvikana ko hari intambwe irimo guterwa, nibihangane rero. Tuvuga abantu bafite intege nke. Iki gihe ntabwo ari cyo kugira intege nkeya. Iki gihe ntabwo ari cyo kumva yuko byanze bikunze n'utagera mu rugo Rubavu bavuze bati nta winjiramo nta usohokamo ubuzima burarangira. Ntabwo burangiye, ahubwo wowe uriteza ibyago, kuko inzego zafashe ibyemezo zarebye ko kwinjira muri Rubavu cyangwa gusohokamo, kwinjiramo ushobora kugira ibibazo, gusohokamo ushobora gutera abandi bibazo. Nibabireke rero bumve yuko igenda ikigera bazagera mu ngo zabo bakagera amahoro. Commissioner of Police John Bosco Kabera, mu gihe kuva ku munsi w'ejo hashize ingendo zihuza intara usibye turere twa Rusizi na Rubavu, izihuza intara n'umujyi wa Kigali ndetse no gutwara abagenzi ku mapikipiki byasobukuwe, Minisiteri y'ubuzima yasabye abantu kuzirikana ku icyorezo cya coronavirus kigihari, maze Minisitiri w'ubuzima Dr Daniel Ngamije akaba yavuze ko abantu bakwiye kumva ko leta itazabona ubushobozi bwo kwibutsa buri muntu ku giti cye ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus, bityo ko buri wese akwiye kwibwiriza akubahiriza ayo mabwiriza. Ko muri wese agomba kugira uruhare muri iki gikorwa. Ntabwo tuzabona umuntu ushinzwe umutekano, umujyanama w'ubuzima uhagarara kuri buri rugo, kuri buri muntu mu byakora, umwibutsa ngo karaba, umwibutsa ngo ambara agapfukamunwa neza, umwibutsa ati wikwegera mugenzi wawe, wijya mu ihuriro ritari ngombwa, tanga intera wo kwicara ureba undi utambaye agapfukamunwa. Ntabwo tuzabishobora ngo tubone buri umuntu ushinzwe gukurikirana buri wese kuri urwo rugero. Umuntu rero twese tugomba kugira uruhare buri wese ku giti cye ukuntu tugomba kwirinda iyi ndwara. Icya kabiri, hari ubuyobozi bw'ibanze. Ubuyobozi bw'ibanze urabusangamo inzego zose, urabusangamo inzego z'ubuzima, inzego bwite za leta. Abo bayobozi bose nibafate iki cyorezo cyane cyane muri turere mu nshingano zabo nkuru, twirinde ikintu cyose icyatuma hagira uduca muri humye, maze akaba yakwirakwiza buriya bwandu. Kuko uko byagenze nuko n'abantu bagiye bahura cyane n'abaturanyi batuye muri kiriya gihugu hakurya Bukavu mu kazi kabo k'ubucuruzi, bahura bahaza aho kugira ngo bajye aho bagomba gushyirwa mu muhezo kamarayo iminsi 14 nkuko bisanzwe, ahubwo abantu baratambuka, bituma rero
tubakurikirana ngo tumenye buri wese bahuye nayo kugira ngo ibintu tubisubize ku murongo kandi twizeye ko bizatungana. Minisitiri w'ubuzima w'u Rwanda Dr Daniel Ngamije mu gihe imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa kabiri ntishyire abatwara amagare cyangwa se abatwara abagenzi ku magare ku rutonde rw'abagomba gusubukura imirimo. Abakora aka kazi bamwe ngo bari bazi ko nabo bakomorewe, ariko polisi y'igihugu yabasabye gutegereza igihe bazemererwa gusubukura imirimo. Ubwo ni igihe bizaba byagaragaye ko akazi kabo katarimo ibyago byo kwandura cyangwa kwanduza coronavirus. Reka twakire John Bicamumpaka waganiriye na bamwe muri bo. Hari bamwe mu bagenzi bitwaje ko nta mabwiriza ababuza guheka abagenzi ku magare yashyizwe ahagaragara, bakwepa inzego z'umutekano barabikora. Hari n'abandi ariko babujijwe cyangwa babirekeshwa n'umutimanama wabo, gusa bavuga ko bari bamaze kwitegura gusubukura imirimo ndetse n'ibibafasha kwirinda icyorezo cya COVID-19 barabishatse. Bamwe bari gukora nyine batari babumva uko bimeze, batari bamenya amakuru, ariko rero batubwiye ko twe tutemeye gukora kandi rwose twiteguye gukora, twumva ko mu cyiciro cya motari natwe turi mu gihirahiro nyine. Icyambere kwicara ku igare ryanjye uzajya wambaye agapfukamunwa, nicyo kintu kibanze. Utazaba ushoboye kutakambara ntabwo tuzajya dukorana, kandi twebwe n'amagare yacu ntabwo ari nka moto. Ubu se nicaye nkaha umugenzi yicaye nka hariya twahurira hehe yambaye agapfukamunwa wenda namusize alukoro, iyo coronavirus ntabwo yabasha kwihangura. Nk'ubu urabona umuntu yakize amafaranga, yafashe udufaranga arafite ku mufuka dushyira ku igare, azi ko nawe kuri leta cyambere azitegura kujya mu kazi, baratubwira ni mwe mwihanganye, bavuga ati moto n'amagare mwe mwihanganye. None basohoye itangazo bavuga ngo moto zemerewe gukora, ariko ntabwo bavuze ngo igare ntimwemerewe gukora cyangwa se bihe turi mu gihirahiro, ntabwo natwe nibadukure mu gihirahiro. Umuyobozi wa rimwe mu mashyirahamwe afasha abatwara abantu n'ibintu ku magare, Nyankiko Pierre, avuga ko abanyonzi bari baramaze kwitegura ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19, bakaba basaba ko nabo batekerezwaho hakagenwa uburyo basubukura imirimo. Twari twariteguye ibintu bishoboka byose, twaraguze iriya miti, twarabahuguye ku bintu bijyanye na social distance, twarabahuguye kwirinda corona kuko natwe dukunda ubuzima bwacu. Natwe ko twishyira kuri telefone twari twamaze kubibahugurira, niyo mpamvu twasabaga abatureberera hejuru kugira ngo baze kudukura mu rungabangabo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera arabasaba gutegereza indi myanzuro kuko atari bo bonyine batarakomorerwa gusubukura imirimo. Moto zemerewe gutwara abagenzi, amagare ntiyemerewe gutwara abagenzi, kandi twabisobanuye nta rujijo ruhari. Rero abantu nibakore ibyo amabwiriza yemera, bareke ibyo amabwiriza abuza cyangwa se adateganya. Nibategereze kuko n'abamotari barategereje, n'abandi bakora izindi serivisi barategereje. Urumva rero uko ubuyobozi bugenda busuzuma uko iki kibazo kimeze, bugenda bufungurira abantu bamwe namwe kugira ngo bakore. Amagare azakomeza kwifashishwa mu gutwara imizigo no gukora ingendo ziteganywa n'amabwiriza. Mu Rwanda habarurwa abatwara abantu ku magare basaga 35,000. Uturere tw'icyaro n'imisozi migufi nk'utw'intara y'Iburasirazuba akaba ari two dukoreramo benshi. John Bicamumpaka, Radio Rwanda, i Kigali. Kwirinda icyorezo cya COVID-19 abuza abarimu kujya kwigishiriza abana mu ngo. Hari abanyarwanda rero bahimbye uburyo bw'ikoranabuhanga bise home school bushobora guhuza ababyeyi, abanyeshuri n'abarimu, abana bakiga barebana n'abarimu mu buryo busanzwe buzwi nk'iyakure cyangwa se e-learning. Nibyo tugumva muri inkuru ya Bienvenue Redemptus. Est-ce que vous avez vos laptops sur vous? Aha. Donc ahagana mu masaha ya 5 z'amanywa Nyingurutse Christian usanzwe ari umwarimu mu ishuri ryigenga riri mu mujyi wa Kigali, umusanzwe mu rugo mu Kiyovu, arimo kwigisha abana b'abanyeshuri mu wa kabiri w'amashuri yisumbuye isomo ry'amateka yifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga ry'iyakure cyangwa se e-learning akoresheje mudasobwa mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa home school bunakorana na telefone igendanwa. Arabwira abanyeshuri bamureba ndetse nabo bakamubaza ibibazo. il faut les continuer parce que je vous ai dit que il y a un délai que je vous ai accordé. Christian yemeza ko uburyo bufasha kwigisha abanyeshuri kandi n'abanyeshuri bakabasha gukurikirana amasomo na mwarimu bamubaza ibibazo nawe akabasubiza. Iyo dutuma tubonana n'abanyeshuri kenshi tukanaganira. Rero ico catumye abana basubira kumva nkaho bari mu ishuri n'abatari mu ishuri n'umwigisha bari kumwe baramubona
abanyeshuri twasanze bakurikirana amasomo yabo ndetse n'ababyeyi babo bemeza ko uburyo bwo guhuza abanyeshuri n'abarimu bakiga bari mu rugo bwabafashije gukomeza amasomo nk'uko bisanzwe n'ubwo bagihura n'imbogamizi zimwe na zimwe. nshobora kwiga mu buryo bworoshye ndi mu rugo kuko muri ibihe bya coronavirus tudashobora kujya ku mashuri. ndabyuka tukaba dufite porogaramu y'ukuntu umwana ari bwige tukamwigishiriza kuri kompiyuta gahunda yose bapanze ku ishuri akiga tukamufasha kubakurikirana umwarimu kuri kompiyuta ariko ubundi birabafasha gukurikira kurusha uko baba babereye aho ngo bagere wenda ni branche 80% ubona ko birabafasha cyane. C'est très important parce que ça permet ni ingenzi cyane kuko ifasha abana gukomeza gukurikirana amasomo kandi ubu ni uburyo bw'ingirakamaro cyane bufasha cyane abana urebye mu by'ukuri bufasha mu gutanga umusaruro ariko nanone bisaba ko umuntu aba afite murandasi yihuta. Bonne connexion internet. Asobanura imikorere y'ubu buryo umuyobozi mukuru w'ikigo cyahimbye ubu buryo Nshizirungu Olivier asobanura ko umwihariko w'ubu buryo ari uko nta mwana ucikanwa n'amasomo aba yatanzwe no mu gihe ataba hari. Igishyashya muri ubu buryo nuko umwana niyo atari mu ishuri agira amahirwe yo kuza gukurikirana ibyo umwarimu yigishije kandi noneho akaba afite n'uburyo bwa chat system porogaramu yacu ikoresha ashobora kubaza umwarimu ikibazo igihe ashakiye umwarimu akaba yamusubiza nawe igihe icyo ari cyo cyose. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi REB Dr Irene Ndayambaje avuga ko nacyo cyashyizeho uburyo bw'ikoranabuhanga nk'ubwo kwigisha abanyeshuri hakoreshejwe uburyo butandukanye kandi bwose ko bukomeza gutanga umusaruro. Ikintu cya mbere twavuga nk'umusaruro nuko twagaragaje yuko mu by'ukuri kwiga bitabaho gusa iyo umunyeshuri ari mu cyumba cy'ishuri imbere ya mwarimu. Byumvikane yuko twashoboye kugaragaza ko mu by'ukuri kwiga birenze icyumba birenze ishuri ko kwiga bitagira imipaka. Akaba rero mu by'ukuri ari urugendo twatangiye turimo tugenda tubona umusaruro. Uburyo bw'ikoranabuhanga aribwo e-learning cyangwa se urubuga REB ishyira amasomo cyangwa se uburyo gukoresha application ya telefone akanyenyeri 134 urwego. Uburyo bwose burimo butwereka umusaruro. Uburyo bwa homeschool umaze kwakira abanyeshuri babarirwa muri 50 n'abarimu 15. Abana bo mu mashuri yisumbuye bashobora kubona amasomo yose kuri gahunda enye abana bahabwaho ubufasha harimo iya REB, iya WDA, ya Cambridge na programu ya Sinezi y'Abafaransa. Aho abana biga ku nteganyanyigisho yo mu Rwanda bishyura amafaranga 12,000 ku kwezi, abiga kuri programu mpuzamahanga bakishyura 40,000. Homeschool ufite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri barenga 50,000 n'abarimu 10,000 icyarimwe. Biteganijwe ko bugiye gutangizwa mu bihugu nka Guinea Conakry, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no mu Bwongereza.